hari umumama wansabye kumutangirira ishimwe. There is a mother who requested me to give a thanksgiving. Ariko yanteye inkunga ntimushobora kumva babyeyi inshuti nk'uko umukozi w'Imana yatwigishije Pastor Kabanda ko ubwami bw'Imana butwaranirwa, mureke dutwaranira ubwami bw'Imana intwarane zikabugishamo igitugu. I have been encouraged by this testimony, and I want, just like the way our Pastor Kabanda told us, he said that the kingdom of God suffers violence and the violent take it by force. Uyu mubyeyi yabanje kugira uburwayi bamukuramo uterus. This mother had a sickness and the uterus was taken away. Yamenye grace room amaze wanza iminsi bamukuyemo uterus. He knew grace room after a few days that the uterus had already been removed. Hanyuma arakurikira, yari yaravuye ku Mana, yaraguye kubera ibintu byinshi, ariko avuga ko kuva ku Mana si ibindi, nuko aravuga ko yadamaraye, yahuye n'ubuzima bwiza cyane bukomeye atatekerezaga butuma damarara. Natangaye ubuzima bubi cyane budamaraza abantu, ubwiza cyane bukadamaraza abantu. So right. She has been a little relaxed about life because she lived in a life that is so high that she never expected. So she had to relax so much about prayer that led her into a lot of different things. Bamukuyemo iyo uterus, bamubwira ko bashobora kuba bagiye kureba ko afite cancer, asa n'ukangutse yumva yibutse Imana, cancer gute igihugu arimo, abana be bahita bafatwa na COVID, corona virus, uko yababye ari babiri. Now she has 2 children, and 2 of those children, all of them now had COVID-19. So bigera ahantu ashobora komunika n'umwe mu babitagaho, babanje kuba bari mu rugo, nyuma barahabakura babajyana mu bitaro, baza kujya no muri ICU, muri soins intensifs. Now she had to communicate with one of the person who was helping her, and then they had to take the children in the intensive care. Kuvuga ngo umwe mu baganga ni inshuti ya famille, atangira kumutegura, amaze kubona ko bitari bukunde ko babaho, atangira kumutegura, amubwira ati rero bibaho, arabyumva ko Imana amutegura, arangije aravuga ngo ntibishoboka. Afata amavuta, cyagiye twasengeraga amavuta, ashyira imyenda, bene data birakora, ashyira imyenda ku buriri, ashyiraho n'inkweto, amenaho amavuta y'umwana umwe, afata n'imyenda y'undi, asukaho amavuta. Now this woman, one of the doctors was a family friend, and so he started preparing her, telling her the way the children will not live. And after this woman understood that she is being prepared because the children are going to die, she took a decision to take the clothes of both the children and lay them on the bed, and took the anointing oil and started pouring on the clothes. Turasenga, aravuga ngo muri jewe ntahise mvuga ngo Satani sinshobora kubaho jyenyine, iterisi yavuyemo, aba nibo bana mfite, wagiye ufatiraho mu kudamarara kwanjye. Rero wibuke ko nkuzi neza kuko nabanje kumenya Imana, nturi buntwarira abana, habe no kuvuga ngo urabamugaza ntibiri bukunde. Arangije yarasengeye ya myenda, bukeye bwaho twabivugana na Pastor Anita, arafata imyenda y'umwe arayambara, arangije aravuga ngo agenda yatura, arasohoka muri villa hari muri Amerika, arasohoka aravuga ngo nkuko yajyaga asohoka, avuga umuto nkuko yajyaga asohoka ajya muri alimentation, niko yagiye ibaza umama yambaye imyenda y'umuhungu na suppress yazikubisemo, yinjira muri alimentation ati this is K entering. Ubuzima ukumpagaze mu myenda yawe niko shaka ukubona wihagazemo, ibyo kuntegura ngo nakira urupfu no mu bapfa nturimo, atangira kwatura ibyanditswe by'ubuzima. Now this is what happened. The woman, after receiving and knowing this, he prayed for the clothes and for the shoes, and a day after she had to put on the shoes and the clothes of the boy of one of the children, and started moving in town, going in supermarket, saying, "Kay, this is the way you will be moving, coming from supermarket, coming back home." She started confessing with her own mouth. Araza yinjira mu nzu avuga ngo this is K entering, nuko azinjira muri iyi nzu agenda hagaze
kuko umwami wanjye ari muzima, kuko ababarira gukiranirwa, uku niko agiye kumbabarira nsubiza abana banjye ari bazima, kuko aratuza akanwa ke, yinjira mu nzu, ajya mu cyumba cyake, aricara ati ke dore uko umva akora ibikorwa prophetic byose muzi byakorwa. So she did all the prophetic activity or action that the child will do, how he's going to enter the house, how he's going to go in the room, and then she was speaking out saying that Kay, you're going to come in the house and you will behave like this. Aragenda afata n'iyundi akora the same, and also took the clothes of the other child and did the same. Gitondo akajya mu cyumba cyumwe akamusuhuza akamubwira ngo iki cyumba ntabwo kizaguma kiri cyonyine, ajya mu cyunda ati iki ntikizaguma kiri cyonyine, umva akabasuhuza akavuga ngo murimo muragaruka, muri mu nzira zigaruka muza. Now every morning she could wake up and go to the rooms and say good morning Kay, good morning the other brother, and then proclaiming with the mouth saying that you are not going anywhere and these rooms will never be empty, you have to come and occupy your rooms back. Bene data uwamya ni burebure, wa muvandimwe we w'inshuti y'umuryango w'umudoktor aza kubona ko bigeze ahantu umumara musaba ati basi nubwo bidashoboka cyangwa bigoye just ifoto, aramubwira ati ifoto sinshobora kwigukorera nk'ukunda, barasa nabi cyane, barabyimbye hose, no kuvuga ngo bameze nabi bisa nkaho ofete, aramubwira ati ihangane byakire, undi aramubwira ati ndabyakiriye ko abana banjye bakize bagarutse iwanjye, ati ndabyumva nagahinda. Now the other doctor said, the mother called the doctor friend, the family friend doctor, and said that I want you to take some pictures and send to me. The doctor said they are in very critical condition and they are swollen everywhere. I cannot share with you the pictures. And then the other one said, you have to just accept that your children are about to die. And the woman responded and said, yes, I accept that they are about to come back home. Bene data reka nihute kuko byankozeho nasimbutse nabyinye ubu tuvugana kwa kundi yakoze abana binjira yambwira ko abana be bariwe mu rugo, ke ari mu cyumba cye, I ari mu cyumba cye. Now the woman told me this today that now the children are back home, K is in his room and E is in his room also. Hey. Ariko mu ijuru. In heaven there is God. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Namusabye mvugana na Kay aravuga amaze kugaruka muri bameze neza bararya, ikintu cyari gitangaza yumva kitazashoboka kubera iminsi bari bamaze. Now Kay is back to normal, now they've started eating and they are feeling better. Bene data. Brother, ibi binyereka ko ntabwo turimo turatera waraza. It shows me that we are not just wasting time here and there. We are in the right business that God created us to be in. Why don't you say God? God. Brethren, Hebrews 11:6 ngo abayizi imbere bagomba kwizera kwiriho kandi kagororera abayishakana umwete. Hebrews 11:6 says that God is alive and those who come to him should know that he is alive and seek him diligently. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. The kingdom of God suffers violence. Umva let me speak to people who have been seeing walls ahead of them, in front of their callings, in front of their marriages, and you cannot see beyond where the wall is. Let me tell you that wall is just a lie. Yes. It is a lie. When you look at the wall, you think that it's so firm because it's even painted. It is a lie. You can do something about that wall. When you focus on the wall, it will scare you. Just make sure that your eyes of your flesh are shut down and open your eyes of the Spirit. Speak in tongues and be filled by the Spirit.
ukirebesha amaso y'umubiri ukirebesha y'umwuka uraza gutangazwa nuko ukigezeho gihite kikubisa ukomeza upenetra ugenda. Keep moving and moving when your eyes of the spirit are open so that you can come. When you come closer to it, it will break and you'll keep moving. Beneda iyi sezo n'abazadukomokaho igiye kubasigira amateka. This season and those that will come from us, it's going to leave a legacy behind. Nuko dufite andi mateka yanditswe iyi 70 days iyi minsi iyi season iraza gusiga amateka. Watch my mouth. Iyi season iraza gusiga amateka. Ndashaka kubwira ibyihebe mu mwuka ntiwongere kurira. Just open your spiritual eyes. Komeza ugenda uri très violent kirakubisa. This is a season where records are going to be written and they are breaking. I want to let you know that open your eyes of your spirit, keep moving forward, and whatever is a wall before you, it's going to break in Jesus' name. Iby'umwanzi yubakiye imyaka 40 umaze ku isi tugiye kubisenyera amasegonda. What the enemy built for 40 years, we are breaking it down in seconds. Ibyo yubatse mu myaka maze ku isi araza kumirwa kuko agiye kubona indi side y'umwami wanjye atarazi. Now the enemy is going to see another side of my king that he never knew. Nawe turi busige abakamba uzamura ukuboko tugufata abagenda gahoro turagukurura ni turi bugusigire hirya kuko nta kiza kiriyo turakwambutsa Yorodani kuko Kanani yawe irahari. Now let me speak to those who are crawling, those who are feeling so weak in the spirit. I want to let you know that we are leaving behind nobody. We are going with you. We are holding your hand and we have to cross our Jordan and enter in our Canaan. Umva iyi ni minsi y'ibyihebe mu mwuka. These are the days of those who are rebellious in the spirit. Uvuguti kama mbaya. Enough is enough. Birahagije gasopo. Those who can say that enough is enough and come what may, we have to move forward. Ibaza ariko uyu mubyeyi mbabwiye ubuhamya arimo araha abana be ukuntu yambaraga inkweto z'abagabo n'ipantaro na jeans agafunga neza n'ishati y'umwana w'umuhungu akajya muri supermarket avuga bagira ngo n'umusazi akinjira avuga ngo ke aje kugura pizza akayifata agasohoka aje kugura ibi. Hari iminsi uvuga ngo abandeba ntibazi ibyo ndimo ndadiringa nabyo, reka bandebe reka bibaza ibyo bashaka. Icyo shaka ni ke ari muzima ni ari muzima. Look at this woman who was entering in the supermarket proclaiming using his mouth. Whoever saw her, they thought that she is out of her senses. But what she needed most was K and E when they are alive. So she had to fight for what she wants. Nawe rero ambara mu mwuka my dear. Icyuzi ese icyo ushaka urakizi. Do you know what you want? Then sobanura ibintu neza, menya icyo ushaka neza.